ngo mboneye hano hirya ntihatari neza neza. Ndahaze pe ntajya akagera. Agiye kuryama pe. Ewe ndahaze cyane. Kamamagare wa mwari mubwire ko maze nibuze ndebe ko yangabanyiriza. Ese ko dusangira kabisi n'agahiye jutemu. Aro ni wa mwari rushabeza bose uburanga. Umwe wa Gasaro, umwe wa Gatima, jutemu. Sho nukuri nahaze cyane. Ushaka wazo kareba ukuntu wangabanyiriza ariko nuvuge ngo nagucuze pe urabizi ko ngukunda cyane kandi ndagukunda nujyunera gahinda ndagukunda naho washwira mu maso nzajya nkuhanagura sheri ngaho reka ndumva ibitotsi bifasha bitotsi birafashe reka gasinzireho gatoya ndakuvugisha ninkanguka ngambwira ngo urahankunda nage ndagukundaga cyane gasinzire Satani kwa jina la Yesu. Yesu. Hano inzu zisigayiva. Wacha. None se ninde kota. Ese ibintu nibiki bimbayeho mu by'ukuri. Aho yanitse niriva, umutindi yanitse niriva. None se mubwiza ukuri konze ko nambura yaguye ibintu kandi mu ndebere n'amasafuriya n'ibiyiko gusunga umuntu muri ibi bintu n'inde koko Totsi byanjye byari bitaranashira n'ukuri. Ibaza y'imvura iguye izi saha. Subu muzakubitwa n'inkuba yokabura uko abigenza. Yewe ndapfuye cyane. Uyu ni wa mujama waje atumbura amaso ku mabege yanjye. Kanze murere muhereze kabuno muheto. Suwe. Safuriya wari mukomba bakatuye. Hanyokowe kandi kubitwa nagacawe. Wandindagiza uza kunera mu rugo rwanjye nkuhamagaye ngo ngutize cyicaro warangiza ukaza nawe ndebera ukuntu mbaye. Uzisabone zafura ibi bintu nzayikura he koko. Niyo gukaraba nani yariha kumufata ngamufata wala kumuhereza amahera yanyu reka nihangane hari ahandi tuzahurira ndi seriye na rukundo nzongera kumwereka cyangwa ngo ndamuhiganire cyane irangiriye Yesu we